ese aya mazi ya Nyabarongo ko tureba asa gutya urumva mwe iyo mugize inyota bigenda bite? turayanywa. Bizanye Giant Voice TV uyu munsi twatembereye twageze ahantu bita ku kiraro gihuza akarere ka Kicukiro n'akarere ka Bugesera aho werekeza mu burasirazuba. Ariko ahanga nkuko twababwiye turatembera tukamenya uko abaturage babayeho, tukamenya abaturage bahangaha aho batubwiye yuko agace ka buri munsi bibera muri Mageragere ariho batuye, ariko imirimo yabo ya buri munsi bakaba bayikorera ahangaha. So ahangaha rero ahangaha akaba tuhasanze abasangira ngendo. Tonto tugusanze ahangaha bakwita nde? Nizeyimana Jean Felix. Nizeyimana Jean Felix uzamurishwe gatoye. Felix umeze bite? Ni sawa kabisa. Ni makuru yawe? Ni meza. Tugusanze ahangaha. Hanse imirimo hano bimeze bite mu buryo bwa buri munsi musa? Ewana uyu murimo rero ngewe nawukoze igihe kinini cyane. Yego. Kuva mu myaka 19. Yego. Ubu nkaba mfite imyaka 35 ariko kazi nkora. Imyaka 19 imyaka 35 imyaka myinshi cyane. Mu byukuri nta kandi kazi njya nkora usibye akangaka ni nako kanungiye umuryango. Yego. Uri umugabo urubatse? Felix ufite abana bangahe n'umugore? 4. Ufite abana 4. Byose ubuzima bwabo bukesha ahangaha. Nahangaha kabisa. Mu buzima bwa buri munsi. None bimeze bite Felix? Ni sawa kabisa. None tubwire nyine mu buzima bwa buri munsi ahangaha mubaho mute, mugenda bite, akazi mugakora mute? Nyine byo n'abadukurikiye abana cyangwa kutubona mwashaka kuzanga nabo bakabaza nabo bakiteza imbere Felix. Kuvuga ngo akazi kacu nta gishoro kindi gisabwa. Uraza ukifatanya n'abandi ibyo ukoze byose. Yego. Nibyo biguhemba. Yego. Watema imitwaro 10 niyiguhemba, watema 20 niyiguhemba. Ariko akarusho iyo wabyutse nyine uri muri mudu y'akazi. Ewana turakora kabisa tukagaburira imiryango yacu natwe tukabona n'isabune. Yego. Byaba na ngombwa tugafata na weekend mu gihe biri ngombwa. Nta tegeko riguhana ngo ni wagiye ku kazi. Cyangwa se nimba ugeze no mu kazi ugakora amasaha 2 ntabwo ugendera aho ngaho. Wandikisha ibyo wakoze ngo byaba bikeye uwo munsi wagize imbaraga nkeya. Ariko iyo wabyukanye imbaraga rwose amafaranga urayabona ukiteza imbere n'umuryango wawe. Ndetse niba atari ibanga se ahangaha iyo watemye umutwaro wigizwe n'imzingana butubundi? Umutwaro ugirwa n'ibiro 20. Yego. Ariko ntago ari ngombwa ngo bagupimire bagusange mu 20. Yego. Ubwimba umutwaro ugizwe n'ibiro 20, ubwimba bagufatanya 10 ufite nk'imitwaro 100. Muragabana bakaguha nka senkani ro nko muri toni ya 5. Ubwo urumva n'ubundi 5 bubikoreye. Kuko iyo ari imitwaro 100 ubwo aba ari ibihumbi 10. Ubwo wanatema 30 bakagukata bakagusigira 20. Umutwaro ari 100 ubwo ni 2 ubibonye. Bayeho torotsiye. Ariko ubundi mu gihe uruganda ruri gukora ubundi ruhagarara amezi 2 mu mwaka. Dukora amezi 10 rugahagarara amezi 2. Ubwo rero rwafunga muri ayo mezi 2 tumaze amezi 10 dukora. Ubwo urumva umuntu inzara yajya kwica ni umuntu we warabikurikiranye nabi. Ubwo uhita ujya mu tundi ukajya mu kandi kazi ukagaherezamo amezi 2. Niyo kaba niyo utakabona warizigamye neza mu mwaka amezi 2 waburya ibyo wakuyemo ariko kabisa. Akazi kacu ntacyo kadutwaye kabisa. Ushobora kwigisha abana ukagura mituwere mu buzima busanzwe nko mu myaka maze zikameze kugeza kibapa? Yego birashoboka. Nk'ubu ngubu ngiye mfite inzu nikuriye mu bisheke yanjye peke yacu kabisa. nta nakandi kazi nkora. Ubwo rero urumva ntabwo watsuzugurira akazi ko kaba kari kose. Ndakubaha cyane. Abandi nyine bafite imihigo n'amasambu barayagura. Hari nabo binanira ugasanga n'ipantaro kuyigurira byabaye danje kubera ko abayariye nabi. Birashoboka cyane. Meze Felix mugese hari koperative rero mugira kanyu gashora cyangwa nk'ikibire cyane mugira ahangaha ku buryo hagiye harimo amakoperative ibibina amatsinda turakora. N'ubu hari koperative tuzamura nipakira ibisheke hari y'abasare.
ubwo kugira ngo mwebwe mushobora kuyijyamo cyangwa ibi bifite ba nyirayo bayijyamo abandi hari umugabane shingiro runaka ku buryo wowe ushatse kwinjiramo nko muri iyo koperative ushobora kuguramo umwanya kuguramo umugabane shingiro yego ukajya muri iyo koperative nabirenze. Felix ngayo nguko rero nkuko turimo tubabwira rero twageze ku cyitwa Nyabarongo ugite Nyabarongo imwe yica bayizaniye ariko twebwe ntabwo ari butwice ko ntabwo twayizaniye baho twaje tuje kuganira n'abasangirangendo ababose abagabo bakorera hanga mu buryo bwa buri munsi abajene bimeze bite ndashaka kubaza baramwe mu kibazo muze hano kwaza tuganire ngiye mbashaka urubyiruko impamvu mbashaka urubyiruko cyane cyane muze mumbwire imyaka mumaze mukora ahangaha mumaze kwivanamo ikimusava hano twuvugana ariko ngwino hano haguruka ariko mwana ushaka nk'umujene ariko ugishabuka rwose uzaba ngo unasuhuza ariko salama umeze ute tonto amakuru yawe nkusanze ahangaha nawe bimeze bite ko bimeze rero ahangaha se wewe Nyabarongo se ngo Nyabarongo yicuyizane amakuru urayafite cyangwa wewe waje kwakura agafito ntago waje kwakura agafaranga ntago waje kuyabona wikwijyane ngo naje kugira ngo ibe yanyicana reba ko n'abasangira ngendo bakubone abone ko ukiri umujene ukiri mutoya ahangaha Felix atubwiye atanga agafito turagakorera atanga none yo tayicumu uryo rayikorera ukayikenyerera nk'umusaza ugataha ubu se uyu munsi yatabutana nkangahe papa umunsi ndacyura nk'ibihumbi 8 nk'ibihumbi 8 nk'iyo aya mafaranga ko ngari ko numva ari amafaranga menshi ukimara kuyafata nejo niyo wafashe cyangwa n'uyu munsi gusa cyangwa ejo wafashe arenze umunsi nejo nayo nafasha ndi yewe nyimara kuyabona ubwo hari itsinda mbamo rya buri munsi mpita ngenda nkizigama agasheke ahangaha reka nkomeze nirire mpita ko ngenda nkizigama yego iyo maze kwizigama nyine urabyumva y'ukwezi gushize iryo tsinda tugenda turigabana iyo tumaze kugabana nyine amafaranga nanjye ndeba ibindi byagutse nkoramo kugira ngo nzayabyaze umusaruro nanjye mbashe kwiteza imbere. Wowe bakwitane kuburi utubwira ko utatuye amazina yawe? Wanyita Hakizimana Damascene. Damascene maze gukora karo kazi maze imyaka ingahe? Maze imyaka 2. Mazemo imyaka 2. Buri munsi ukorera 8 ukorera 10 amenshi ukorera n'inkangaye Damascene. Amenshi hari nk'igihe yo manuye ngewe umuzigo ufatika n'igihe nzamana n'ibihumbi 15 cyangwa 7. Uti nukuri kw'Imana? Nago mbabeshya. Ubu se ku myaka ufite imyaka atari banga kugeza nk'imyaka ingahe mu ngubo? 23. 23. Ubu se ko numva imyaka 2 ukora agafito kandi ukora agafito kagaragara kenshi. Agafaranga ukoreramo Damascene kamaze kugera ku kikono bara amafaranga menshi. Ya mafaranga nkoreramo mbashaka kuzabyaza umusaruro nanjye ngagira icyo nageraho mwiteza imbere. Nkaba nazabasha no kuguramo nayo mabati nanjye mwubaka inzu. Ubu se ko kuri konti yamaze kugeza nkangahe? Yatari ibanga. Kuri konti yanjye hariho nk'ibihumbi 100. Hariho nk'ibihumbi 100. Damascene kuba burya nk'umuswa. Damascene urimo rakorera 10 yanangaye bya buri munsi aya Damascene baza. Oya impamvu mba ngenda nishyuramo n'inzu mbamo. Kandi nyene no kuguramo n'uwo mwamba. Ntagapere muri abana mwana. Nabyo mba ndimo mbiteganya ko nazajya kwishakisha. Damascene amakuru ya meneza. Kuko agiyewe nimara kumva niba ushaka ngo nkorera ibihumbi 16. Nkorera iyo yabaye make n'ibihumbi 8. Mu byukuri mwabagabo mwe mbwa yamuca amaso ibintu amafaranga menshi ku mwana w'umusore nk'uyu nguyu ngana gutyo. Rero wakabaye utekereza uvuga uti rero ngomba gukuramo ibintu bimwe na bimwe wakamaze no kugura nka ka 75 cyangwa akamoto kitwa Ambassade warakaguze none kuri ko atari notesha ibyo mba ndi kubiteganya yuko nazajya gushaka. None utabiteganya muri iyi myaka uzabiteganya ryari Damascene? Nko mu myaka yindi biriri imbere nanjye ndi gushaka ko nazaba amaze kubigeraho. Aya Damascene yewe rero buriya urumva nyuma y'ibyo byose iyo tushoboye kuganira n'abantu tubagira n'inama tukabwira ngo nyamara uracyari mutoya kandi gukora ni kure. Abanyarwanda baravuga ngo subyata musaza ngo akabando k'iminsi ugaca hakibona utagaciye muri iyi myaka umva zagasha ya Damascene. Nanjye ndimo ndabikurikirana. Okay, ngayo nguko rero uyu ari Damascene arimo atubwira ngo akora agafito ku munsi kenshi cyane akorera ibihumbi 8 akorera 16 akorera bingahe nkuko mubireba tuhasanze itsinda rigari tuhasanze ibikorwa byabo bishimishije byiza cyane batuzimane nk'abanyarwanda bose abanyarwanda basazana barakuzimanira batukubisa agasheke rero tajyaga kaju hagati aho
harimo abana b'abasore, harimo abagabo bamaze kuba amashigisha nk'uko twagaragara Felix wamwumvisha tubwira ati jewe maze kugira abana 4 n'umugore. Abana banyenda bigisha ntanga mituwele ngira gute. Ahanga temo turabona n'abandi bajene. tubupakira tukaza no kubipakira. Nuvuga ngo amato neza nabi. Mubizana mu bwato. None se aho tubinyuza ku mutwe ariko ubu ngubu aho turi gukora ku rukombe yego tubizana mu bwato. Mubizana mu bwato. Ubu rero biba byavuye kure hirya yo za Nyarurenzi yo nkubwira nyine. Noneho mugapakira ubwato bikazana kabiri. Bwa bwato bagenda bagira batya. Bumwe bagenda bakoresha umusomyi. Bakoresha umusomyi. Ku buryo bushaka nko kwikora imitwaro ingana gutyo Felix. Ushaka nko kwikora imitwaro ingana gutyo. Hari ubuzana toni hatera kano kabona ntacyo. Hari ubuzana toni 15, 18, 10 bugiye butandukanye. Hari ubwo twita sikani yabuzana toni 20. Sikani. Hari n'ubutoya bwabwo buzana 10 rero. Yego. Ako ni imodoka zirahapakira ariko. Imodoka ziraza n'ubaje kubona ukabona ziraje zishoreranya rimwe. Ubundi Felix kwenda gatoya. Ubundi bungu ahangaha muhakorera muri abantu bangana bateka uburyo kubwa buri munsi ku munsi. Ubu turi bakeyi ubutuvugana no kuvuga ngo nuko hamanuje umuboss umwe. Yego. Ubundi agiye tuhahurira. Tuhahurira turi benshi bagiye batandukanya ababoss. Umwe yamanuriye mu boss runaka undi gutyo. Ugasanga hari nk'abantu nka 4 b'ababoss bose bahuriye kuri teri bose bahamenye. Bashaka gafito kabahangaha. Abo none bo barwiyemeza mirimo bakorana n'uruganda rwa Kabuye. Abo ngane babahinda barahaye akazi. Nibishake bari ibyabo muhinda kabagurira n'ubigura. Muhinda arabagurira. Akabarira ku matone byageze ku ruganda. No kuvuga ngo akumusaba twibwire nawe tubwire ko bimeze ngane Felix gatoya bimeze bitubundi. Amakuru yawe. Amakuru ni meza. Bakwita nde? Agize twagerayo Jean. Twageraye. Ahanga nawe tugusanza ahangaha. Turakubona ahangaha hamaze ikingana za Jean Damascene. Mpamaze imyaka 8. Imyaka 8? Nkorera ahangaha. Ukorera gafite ahangaha. Ngaho tangira nyine tubwira amakuru yaho bimeze bite bigenda bite. Amakuru yaho turaza tukayakora akadutungira imiryango tukabasha nk'ubu iwacu ntago ari nakavukire nyine naje nje gupagasa. Tukabasha kwagura utuntu mu ntara. Mu rugo ni nyirizina Ishyorongi mu karere ka Rulindo. Mu rugo ni Ishyorongi. Yego. Nawe wamenye ko ahangaha bakorera amafaranga nibwo waje kwaka akazi nawe. Naje kwaka akazi gupagasa. Okay. Mwese mu myaka 8 urugo rwawe rubahehe? Mba hano mu Rushube hano za Nyarurenzi. Hano hakurya. Niho ncumbitse. Ubwo nuvuga ngo nawe muri ba bantu ubu nkiyo wakoze neza ku munsi. Nk'uyu munsi buri gwishyuza ngahe wowe? Uyu munsi ndibwishyuza wenda nk'ibihumbi 8. Nk'ibihumbi 8. Ejo ariko biba byararose cyangwa bigenda birutanwa nyine bigenda birutana. Bitewe n'imbaraga zawe waramukanye uwo munsi. Uhembwa n'icyo wakoze. Urahembwa n'icyo wakoze. N'icyo wakoze. Uzabazanye imyuka amafaranga urayakorera. Ubu se wabwira iki nk'abandi bajameni hari nk'abandi basaza urumva nk'ubu ngubu nije nkurikije uko nkumbona ukuntu ngana. Hari abayirirwa bifashe mu mifuka, hari abayirirwa bipfumbase ngo ntibyakunda ngo ntibyavamo. Wowe urabyumva ute wabagiriye inama sasa? Ibintu byose ubishyiramo ubushake kandi no mu mutwe wawe. Yego. Uko ukujyanamo. Kuko yushizemo ikintu cyo bati iki kintu ntaho nagishobora n'undi ntago wagishobora. Ariko uyishizemo iki kintu ndagishobora n'undi uragikora. N'undi uragikora kigashoboka. Rero wabwira abantu bakwiriye gukura amaboko mu mufuka bakaza bagakora nabo. Ahangaha akazi se urakoze mama. Ahangaha akazi kugira ngo ukabone muri bisaba iki? Ahangaha ni bisaba kuba ufite imbaraga zawe. Ufite n'igikoresho. N'igikoresho bivuga ngo icyambere nukuza witwaje ijyambiye umuhoro wawe. Ufite n'ubushake. Ntago bango byanabango twagucimirizo ahangaha ngo birasaba iki ngiki. Nubango nuko mbese wari we wese
nkanjye ubu mvuye iwacu muri Shiri, iwacu ni Shiri muri Rutsiro, ubu mvuye iwacu muri Shiri Rutsiro, nkahita mvuga nkacara ku isoko nkagura ijyambiye, naza mukahita munyakira mukambwira ati kwaje musaza nawe rwaneho, nkatangira nkayakorera. Reka da, yego, ariko iyo ufite ubushake ntucike intege mu cyumweru kimwe, yego, njyewe umuzamana usanze, yego, ushobora kurusha amafaranga, ushaka kujohereza ukuri kw'Imana, kubera ko uba waraje kubyiga ufite ubushake, ari nuza bigahita bimucanga ejo ntahagaruka, ariko nyine yashyizemo ubushake mu cyumweru kimwe aba yabaye zamani, aba yabaye metere kabisa, ku buryo ifaranga barimo aritoza rwose. Umuvandimwe arambashije ngo mbabaze, ese aya mazi ya Nyabarongo ko tureba asa gutya, urumva iyo mugize inyota bigenda bite? turayanywa. Felix, bigenda bite iyo mugize inyota? Gatoza uyu musaza bose bekwita nde wowe? Ye nitwa Habimana Selemani, nkaba iwacu ari mu karere ka Huye mu ntara yo mu majyepfo. Aya mazi kuyanywa nta kibazo, amazi atemba aba ari meza, nta mwanda uba urimo. Amazi yose atemba nta mwanda uba urimo. None se turera mushije ko tubona asa nabi, uratinya ukagenda ukubitemo akavomesho ukayanywa kweri? Ushaka agakoresho gasa neza ukayavoma, ukayatereka agacayuka, yamara gucayuka umusenyi ugeze hasi ku ndiba ukanywa nta kibazo. Ngo nta ndwara ashaka kurwara? Ntabwo warwara. None se vuga ngo ntabwo nta ndwara kuko mama yarayamenyereye, ni ukubera iki? Aya tuba twarayamenyereye nta kibazo. Nta kibazo cyayo kweri? Nta kibazo. Wese wowe maze imyaka ingahe gukora kano kazi mwana? Yewe maze imyaka 10. 10 nawe ukorera aha ngaha? Wewe wakuriye aha ngaha uri umwana w'aha ngaha kabisa? Nakoreye n'aha ngaha. Use muri kano kazi baza kuvanamo ikito ntuza Selemani? Aka kazi rero kanyishyurira mituweli, kakanyishyurira, mbasha no kubona minervari y'abana, nkabasha no kubona n'icyo kurya. Nicyo kamariye, nabona n'akarima ko gukodesha ko guhinga, nkabasha kugakodesha, nkabasha no gushaka n'ay'umukozi. None se ko nta muntu uko twaganiriye byinshi, ko nta muntu urambwira ngo mu myaka maze nta nkurakuramo inka yavuyemo, inka urayifite waguzemo aha ngaha? Ubu urayifite ku cyaro hariya Rushyorongera hari kabisa? nubatsemo n'inzu. Wubatsemo n'inzu myaka 8 maze. Urumva ko ari byiza rero. Nk'iyo se mukorana nk'abana nk'abari mama bagira izihe nama nk'umugabo mukuru, ukurabona barabyaye kare ura mwana wumubyaye? Namubyaye. Tubagira inama cyane. Kuko wenda nimba akore 5,000, wenda nafate bitata bijye bibira bizigame. Yego. Na bizigama wenda buri munsi cyangwa mu cyumweru, wa mwaka uzajya gushira ya mafaranga yongeye, nayafata abashe kuguramo nk'icyana cy'ingurube. Yego. Akire nk'imyaka 2 kimuzamura. Kizaba kimaze kuzamuka. Yego. Aha ngaha rero nibyo nabiba mbasanya ngo nkuriya mwana nabazaga ukiri muje nimwe mumbwira nti rero iyo byose nk'iyo ukora akazi cyangwa nk'iyo dukwitangasa makuru ryacu tatima turikora, ariko tukanagira n'abaturage dusanze inama niba mvuga ngo mbwira mwana nti rero niba uyu munsi waronze gusoma no kwandika, tanyo ukore provisoire, ejo ukore perime, akazi nk'uko urimo mbwira ati nkakunkoreramo amafaranga menshi, ejo washoboye kuba wakwiguriramo akamoto ugatanya ukajya mu muhanda ugahindura ubuzima. Ibyo bisa mubitekereza mwebwe? Turabitekereza. Ariko nkatwe aho tugeze aha ngaha dukorera ingo, twebwe ntabwo twabibasha. Birumvikana. Ariko nk'abari abana bakiri batoya bo babibasha. barimo bajya gukora Cyane rwose. Agenda barimo cyane. Yego. Hari na benshi twakoranaga bazikuwemo afite n'amamoto yabo. Batekereje barabikoze kabisa cyane. Barahari bagera nko muri 3 bonyine Tinokuri bazikuyemo hano.